mwumvise byafatiye u Rwanda ibihano, hari iby'abanyamerika bafashe, hari iby'abongereza bafashe, hari abadage bagiyemo n'abanyakanada. Abo bose ni inyungu zabo muri Kongo, nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro. Nk'abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano, nta kindi kibibatera. Hariya warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya Casetarite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines. Rero kuba bazifite ari iz'abanyakanada, kuba batanga ibihano ku Rwanda, murumva ko nta gitangaza kirimo. Kongo ntabwo igomba kuvuga cyane, icyo ikora ni ugutanga amabuye ikadushumuriza abazungu. Ni General Retired James Kabarebe. Kuba cyongeye gucika ku mbuga nkoranyambaga ndetse rero ibitangazamakuru binyuranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi biri kugarukaho ni ibijyanye n'imirwano yamaze kugera muri Warikare, aho ibirombe karahabutaka by'abanyakanada birimo nk'ikirombe kinini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru yose, Alpha Mine Base. Iki ngiki ni icy'abanyakanada, cyo cyahise gifunga n'imiryango nk'uko bigaragara mu itangazo basohoye, bavuga ko kubera imirwano ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba kandi iyo mirwano yamaze no kugera mu gace bacukuriramo, bo bahisemo rero kuba bahagaritse ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kuri ubu haribazwa niba Canada ibihano iherutse gufatira igihugu cy'u Rwanda byarajyanaga n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se niba ibi bihano byari bigamije kurengera inyungu za Alpha Mine. Ibyo byose turaza kubigarukaho muri iyi nkuru yacu, ariko kandi ntabwo twabura kukubwira ko nta kindi kiri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga usibye ibijyanye n'iyi nkuru ndetse n'ubwoba ku gihugu cya Canada. Haribazwa niba noneho Canada yongera gufata ibindi bihano mu rwego rwo kugira ngo ikomeze kurengera inyungu zayo. Reba hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kubonera ku gihe 5 kuri 5. Mbere gato yuko mwinjiza muri iyi nkuru ndabanza musobanurire Alpha Mine Base Mining. Iki ni ikirombe cya mbere kinini cyane cy'abanyakanada muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alpha Mine Base Mining ni imwe rero mu masosiyete akomeye cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku isi, cyane cyane mu gucukura tini. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Ikirombe cyayo giherereye muri Warikare, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho rero cyihariye umusaruro munini cyane wa tini mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose. Ikirombe cya Besi gicukura amabuye y'agaciro ashorwa ku isoko mpuzamahanga, aho uduce twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubamo ibirombe bifite ubukungu bwinshi cyane, byagiye biba indiri ariko nanone y'imvururu, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'inyungu z'ibihugu bikomeye cyane byo mu burengerazuba bw'isi. Alpha Mining Corporation ari nayo rero nyiri iki kirombe cya Alpha Mine Base Company, ifite icyicaro muri Toronto ni muri Canada, ikaba ifitanye ubufatanye n'abandi bashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi ndetse n'ahandi, by'umwihariko igahabwa inkunga n'ibigo bikomeye cyane by'imari n'iterambere mpuzamahanga. Uretse rero kuba ikirombe cya Alpha Mine aricyo cya mbere kinini cyane cy'abanyakanada muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kinazwiho kugira uruhare runini cyane mu bukungu bw'igihugu ndetse no mu bucukuzi bwa tini, kimwe rero mu by'ingenzi bikenerwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, mudasobwa n'ibindi bikoresho bikenera amashanyarazi. Reka rero noneho turebere hamwe intambara y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyana rero n'uburengerazuba bw'isi bukomeza kugenda bushyigikira inyungu zabwo, aho kuba inyungu z'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nyungu nta zindi ni izijyana nyine n'ibyo birombe by'amabuye y'agaciro. Ndabanza mwibutse ko kuva M23 yatangira ibitero byayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igenda yigarurira uduce twinshi dufite amabuye y'agaciro, bigatuma ubucukuzi bwayo bujya mu bibazo bikomeye cyane, dore ko ba nyiri ibyo birombe bahitamo gusa n'abarwana intambara yo gufata ibihano cyangwa se indi ntambara iziguye mu buryo bwo kugira ngo M23 ikomeze kugenda icibwa intege. Kuva tariki ya 9 Werurwe 2025 ingabo za M23 zigabije agace ka Nyabyondo cyangwa se zaragafashe,
Ibi rero ni byatumye noneho inyungu z'abanyakanada zitangira kujya mu kaga kuko amarembo yinjira muri Walikale yari amaze gufungurwa. Icyo gihe abarwanyi ba M23 ngo bafashe ibindi bice birimo Banyungu bagera muri Kashebere ni ku itariki ya 12 Werurwe 2025. None rero kwa 14 Werurwe babashije kugera mu duce noneho dufatanye neza na bya birombe karahabutaka birimo ikingiki nicyo kinini muri Kivu y'Amajyaruguru yose. Ngira ngo no kuri iyo foto bibonaho imbere yawe urabona ko ari ikirombe kinafite tekinoloji ugereranyije n'ibyo twirirwa tubona hariya Rubaya bavuga ko u Rwanda rwiba. N'ibirombe ubona ko abaturage aribo birwa bicukurira n'amasuka n'amapiki. Ahangaha urabona ko ari imashini noneho zicukura. Ni nyuma y'intambwe cyangwa se yo gukomeza kwegera imbere kwa M23, ubuyobozi bwa Alpha Mine Base bwahise rero bufata icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byose by'ubucukuzi ndetse no gukura abakozi bayo bose muri aka gace uretse bake cyane basigaye. Abo ngabo ni nk'abasekirite bashinzwe umutekano, umuvugizi w'igenzurwa ry'ibikorwa bisanzwe muri iki kigo Alpha Mine Base Company niwe wakomeje atangaza ibi ngibi. Ku rukuta rwa X yanditse ati ibi bikorwa birahagaritswe kubera impamvu z'umutekano n'iterabwoba bishobora kugira ingaruka ku bakozi bacu n'abafatanyabikorwa bacu. Dushishikajwe n'iterambere ry'ibi bitero cyangwa se duhangayikishijwe cyane no kuba M23 ikomeje kugenda idusatira, kandi dufite impamvu yumvikana yo gukuraho cyangwa se kwimura no guhungisha abakozi bose kugeza igihe hazabonekera igisubizo gifatika. Marty Smith ni umuyobozi mukuru wa Mining Alpha Company nawe rero yasohoye itangazo agaruka kuri ibi ngibi byose mvuze. Ikibazo cya M23 kuri ubu gikomeje kugenda gitera isi yose kwibaza byinshi, ahanini rero bikagarukaho cyane nabo mu burengerazuba bw'isi bari bafite ibirombe karahabutaka cyangwa se bakuraga inyungu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko bimwe mu bihugu bikomeye bitifuje ko amazina cyangwa se bimenyekana bijyana n'inyungu zabyo. Ni ibihugu birumvikana byo mu burengerazuba bw'isi byakomeje kugenda byinjira muri iyi ntambara ariko mu buryo busa n'ubwihishe, bafatira u Rwanda ibihano cyangwa se bakabinyuza mu bundi buryo, ariko nanone bigaragara neza ko bo nta kindi usibye kuba amazina yabo atagaragara ariko barimo kurengera inyungu zabo. Ibi ngibi bijyana n'igihugu cya Canada. Ejo bundi ni Canada yafatiraga u Rwanda ibihano bijyana n'intwaro, ariko kandi ntabwo abantu bigeze bita cyane ku mpamvu Canada irimo gufata uwo mwanzuro. Nta kindi cyabiteraga rero ni ibi birombe ihafite birimo rero n'iki kinini cyane cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nicyo kinini Canada ifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cya Alpha Mining Base Company. Reka noneho rero iyi nkuru tuyijyanishe n'ibihano Canada iherutse gufatira igihugu cy'u Rwanda, turebere hamwe niba koko izo nyungu zararengeraga uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abaturage babutuye, cyangwa se niba biriya bihano ahubwo byararengeraga iki gihugu cya Canada n'ibirombe byacyo. Ni mu gihe Kinshasa yakomeje gusaba ibihano bikakaye ku bayobozi ba M23, kimwe rero mu bihugu byihutiye gufata icyemezo ni Canada. Ku itariki ya 10 Werurwe 2025 Canada yafatiye ibihano abayobozi bakuru ba M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ikavuga ko ari umutwe w'iterabwoba ngo hohotera uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwo rwafatiwe ibihano rushinjwa ngo kuba ngo rutera inkunga uwo mutwe. Canada ivuga ko ari uw'iterabwoba gusa. Abasesenguzi baremeza ko ibihano bitatewe n'impamvu zo kurengera abantu gusa, ahubwo Canada yari ifite impamvu ndetse n'ubwoba bwo gukomeza nyine gukingira inyungu zayo za Alpha Mining Company Base. Kuba rero M23 yamaze kwegera muri Walikale bikaba rero byashyize mu kaga ibirombe bikomeye cyane bya Alpha Mine, byatumye rero Canada yihutira gufata umwanzuro wo gufatira u Rwanda ibihano cyo kimwe no mutwe wa M23. Aha rero ikibazo gikomeje kwibazwa cyane mu Banyarwanda ndetse n'abakurikiranira hafi by'intambara ni ese ibihano byari bigamije kurengera abaturage cyangwa se byari bigamije kurengera inyungu za Alpha Mine. Mu myaka yashize ibihugu bikomeye cyane byagiye bikorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gucunga ibirombe by'amabuye y'agaciro.
birinda ko imitwe yitwaje intwaro yaba ya gisirikare cyangwa se ibihugu n'ibindi bitandukanye byagera muri ibyo birombe cyangwa se byatuma intambara ikomeza gufata indi ntera ikegera ibyo birombe. Kuba M23 yageze muri Walikale ahari ikirombe cy'abanyakanada byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyane cyane nyine Canada bahita batangira gutekereza ku bijyanye noneho n'icyaba kigiye gukurikiraho. Ari nayo mpamvu rero mu guteguza bari batangiye gufata ibyo bihano mu rwego rwo kugira ngo batere ubwoba abo barwanyi ba M23. Aha rero hakaba hanibazwa niba Canada ishobora kongera gufata izindi ngamba cyangwa se ibindi bihano mu rwego rwo kugira ngo irengere ibi birombe byayo. Ibi ariko nanone ngo bivuze iki ku bukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mubano wa M23 cyo kimwe na Canada? Muri iki gihe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari imwe mu ntwaro zirimo gukoreshwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba M23 ifashe uduce tugize Walikale bivuze ko ishobora kugira ijambo rikomeye cyane ku bucukuzi bwa tin, kimwe rero mu byuma by'ingenzi bikenerwa ku isoko mpuzamahanga. Ari nabyo rero byari byarahuruje abo banyakanada. Bivuze ko isaha iyo ari yo yose bashobora kuba bakirukanwa, abaturage bakaba bacukura iyo tin cyangwa se ibyo birombe nk'uko ibitangazamakuru byo muri Canada bibigarukaho, bikaba byagirwaho ubugenzuzi na M23. Ati intambwe ishobora gutuma M23 ikomeza kugaba ibitero byayo igana mu bice byisumbuyeho bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ngo Canada nayo ishobora kongera igitutu cya diplomasi no gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutanga ibisobanuro ku cyerekezo cy'umutekano w'ibirombe byayo, na cyane ko ngo baba barasinyanye amasezerano. Ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bushobora kujya mu gihombo gikomeye niba ibirombe by'abanyakanada bidashoboye gukomeza gukora neza mu gihe cya vuba. Ese ibirombe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro birimo ubutunzi nyine bw'amabuye y'agaciro bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzakomeza kuba igicumbi cy'imvururu? Ati ku buso bw'ikirenga butuwe n'abaturage benshi cyane ariko nanone buherereyemo ubutunzi karahabutaka bw'amabuye y'agaciro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora mu mvururu zihuye n'umutekano muke. M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomeje kugira uruhare muri izo mvururu zikomeye, aho rero ngo kuri ubu ngubu hari icyizere cy'uko mu gihe M23 yabimaze kwigarurira ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishobora gushyira akadomo ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, ikaba yashyiraho politiki nshya ijyanye no gucukura amabuye y'agaciro ibyabyarira inyungu abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo nubwo ibihugu bikomeye byamagana ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, birashoboka ko inyungu z'ubukungu arizo ziri ku isonga mu gufata ibyemezo by'abo bazungu bo mu burengerazuba bw'isi. Hanyuma rero ngo icyo twakwibaza ni iki noneho tugana ku musozo? Ese ibihano bya Canada kuri M23 n'igihugu cy'u Rwanda byaba bigamije kurengera abaturage cyangwa se n'impamvu y'ubwoba bwo kudatakaza inyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Igihe kirageze cyangwa se igihe kizakomeza kwerekana niba ibi bihano bifite icyo bigamije mu by'ukuri cyangwa se niba ari ubundi buryo bwo gukingira ikibaba imari y'inyungu ikomeye cyane y'ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC iracyari ndende kandi inyungu z'abaturage b'akarere ntiziramenyekana neza mu cyerekezo cya diplomasi mpuzamahanga. Tubona hafatwa ibihano ariko ntiharamenyekana niba ibyo bihano ari byo kurengera abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se niba ibyo bihano ari byo kurengera inyungu z'abo bazungu. Wowe urabyumva ute? Dusigira igitekerezo cyawe hasi, wibuka gukanda like, share ndetse unakora subscribe.